Ni spami isaha y'urubyiruko rishimiye kuba namwe mwahisemo kubana natwe kabaze nshimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ibadushoboje kugira ngo kino kiganiro kibagire gatanu kuri gatanu ariko nafatanya bikorwa harimo UNDP ndetse na Koika. Mu kiganiro cyacu uyu munsi tugiye kurebera hamwe u Rwanda wifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko. Ni ku nshuro ya 12 nako ni tariki ya 12 nibwo uno munsi wizihizwa ku isi hose gura muri 1999 kuva mu muryango w'abibumbye wemeza uno munsi. Ni byinshi rero urubyiruko ruba rukeneye kumva kugezwaho ndetse no gushyigikirwamo kugira ngo babashe kwiteza imbere ndetse bateze n'imbere ibihugu abatuye mu Rwanda. Uno munsi ukaba wizihijwe hirya no hino mu turere twose no mu mirenge, ariko by'umwihariko tugiye kurebera hamwe ko insanganyamatsiko ivuga ku ubufatanye bw'abakuru n'abato mu kubaka isi ibereye buri wese. Ino isi ibereye buri wese ni isi imeze gute? Nanone ikiganiro tugikoze mu gihe u Rwanda urubyiruko ni umubare munini cyane. Mu kanya gato Minisitiri w'Urubyiruko araza kudusobanurira neza urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se urubyiruko rubereye u Rwanda n'urubyiruko ki ubwo twizihiza uno munsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko. Reka tubaze turebe gato kuri Twitter, hirya no hino hari ibikorwa bitandukanye byaranze uyu munsi mpuzamahanga ariko Minisiteri y'Urubyiruko ikaba yigizemo uruhare. Reka duhere gato kuri Twitter tubona Imbuto Foundation aho batangiye bifuriza urubyiruko umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko, ariko ntabwo ari bo bonyine n'abandi hirya batandukanye bagiye babigarukaho. Bati urubyiruko igihugu cyacu cyiyemeje kubaha umurage mwiza binyuze muri gahunda zitandukanye zita ku rubyiruko. Ibyo byonyine ariko ntibihagije, niyo mpamvu namwe tubasaba ko mugira uruhare mu bibakorerwa byose kuko ejo heza hanyu hari mu biganza byanyu kandi hagomba gutegurwa uyu munsi. Usibye ino tweet tubona y'Imbuto Foundation, nanone hari ibiganiro byagiye bitangwa hirya no hino tugiye kureba aho byabereye ndetse n'icyo byagarutseho. Reka duhere ahangaha. Mbere yo kwizihiza umunsi w'urubyiruko rwabanje guhurizwa mu matsinda ruganirizwa ku buzima bwo mu mutwe, ikoranabuhanga nuko byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, gukoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi ndetse n'ibindi. Ariko nanone hari n'ubundi butumwa bwagiye bugarukwaho. Asoza rero ubutumwa bwe Minisitiri w'Urubyiruko Rosemary Mbabazi akaba yasabye urubyiruko gukoresha igihe cyabo neza, abari mu biruhuko bagafasha ababyeyi imirimo kuko nabyo ari ngombwa. Ariko nanone ngo mbere yo kwizihiza uwo munsi w'urubyiruko rwabanje guhurizwa mu matsinda mbere yo kwizihiza uno munsi, ruganizwa ku buzima bw'umutwe n'ibindi tumaze kuyibona. Nanone mu bindi byagarutsweho uyu munsi mu karere ka Ruhango ho hari kubera igikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Igikorwa cyabanjijwe n'umuganda wo gutunganya umuhanda ndetse no kubumba amatafari yo kubashyira abaturage batishoboye. Mu kiganiro cyacu rero Inspami isaha y'urubyiruko uno munsi nkabandi kumwe n'abantu baturutse mu ngeri zitandukanye, ariko mbere ko nza kubakira kamaze nacyo mutumirwa wacu twaturi kumwe na Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco. Muze kuntiza amaboko kugira ngo tumwakire muri studio zacu. Murakoze cyane Minisitiri. Yes, Minisitiri ndi kumwe n'urubyiruko baratandukanye bavuye mu byiciro bitandukanye. Harimo abo tubona ku mbuga nkoranyambaga cyane arabo bafite akazi gasanzwe, arabo urubyiruko bafataho nk'ibyitegererezo. Uno munsi tugiye kurebera hamwe uno munsi mpuzamahanga w'urubyiruko uje urubyiruko ari rubyiruko ki, ese n'urubyiruko rubereye u Rwanda. Urubyiruko muri rusange uyoboye ruhagaze ruteye Minisitiri? Murakoze Andrew, nagira ngo nanjye nshimire urubyiruko turi kumwe nawe uyu munsi, kandi na RBA tubashimire ko duhorana cyane mu bukangurambaga bw'urubyiruko kugira ngo rube urubyiruko nyarwo rubereye u Rwanda. Nk'uko mubivuze koko uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko, kuko mwabivuze byatangiye mu 1999, ariko murabajije muti ese urubyiruko dufite uyu munsi rubereye u Rwanda? Urubyiruko rw'u Rwanda rero rwitwa inkomezamihigo. Inkomezamihigo ni izikomeza imihigo y'inkotanyi. Ni urubyiruko rwuzuza imihigo y'inkotanyi, inkotanyi zashatse igihugu twese twibonamwo, tukabona igihugu twishimiye nk'abanyarwanda twese nta n'umwe uhejwe. Igihugu gitera imbere, igihugu gifite ejo hazaza, igihugu gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Uyu munsi rero urubyiruko rw'uyu munsi ntabwo twavuga ngo bose bameze kimwe. Hari urubyiruko benshi bari mu mashuri ubona bafite icyerekezo, hari urubyiruko benshi bari mu mirimo barakora kuko barimo baragira uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere igihugu cyacu
no kubaka rwa Rwanda twifuza. Turabona mu nzego z'umutekano, turabona mu nzego z'ibanze, turababona mu ikoranabuhanga, ku bucuruzi bujyanye n'ikoranabuhanga e-commerce, turababona muri Made in Rwanda bayiteza imbere, turababona mu buhinzi n'ubworozi kuko hari n'ishyirahamwe cyangwa forum y'urubyiruko ruri mu buhinzi n'ubworozi. Turababona rero mu ngeri zose z'igihugu cyacu, ariko hari n'abandi baduhangayikishije. Abo tuza kubagarukaho gatoya mu kanya. Minisita, usibye urwo rubyiruko tubona muri izo ngeri zitandukanye, uruhare rwanyu nka minisiteri kubafasha no kubashyigikira mu bikorwa bitandukanye ruhagaze gute? Minisiteri ntabwo igira icyerekezo cyayo yihariye. Dushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ariyo manifesto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubu tumaze nk'imyaka 4 dushyira mu bikorwa. Duhuza rero politike y'igihugu y'urubyiruko n'icyerekezo cy'igihugu muri rusange. Ntabwo tugira icyacu cyihariye, ariko mu cyerekezo cy'igihugu cyacu cy'imyaka 7 kizarangira 2024 harimo ibice 3 cyangwa inkingi 3. Iya mbere ni uguteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu. Ubukungu rero ni ahantu hakomeye cyane kubera yuko niho ishingiro ry'igihugu, niyo moteri y'igihugu. Ubukungu nibwo butuma igihugu gitera imbere cyihuta cyangwa kikadindira. Harimo rero gahunda zitandukanye dushyira mu bikorwa nko guhanga imirimo, aho mubona dufite icyerekezo cyo kuba duhanze 1,500,000 y'imirimo muri ya myaka 7. Ubwo bidusaba byibuze 200,000 by'imirimo yahanzwe buri mwaka. Ariko leta ntiduhanga umurimo, ahubwo dushyiraho politike yorohereza abahanga imirimo, abikorera secteur privé cyangwa abikorera, n'urubyiruko rutabujijwe kuba nabo bari barwemeza mirimo. Twaha ubwo bufasha cyangwa gushyigikira kugira ngo nabo bihangire imirimo. Ariko muri izo gahunda zose ikintu cya mbere ni ubumenyi, ni amakuru. Nk'uko RBA mujya mubivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, ni ubumenyi, ni amakuru. Ikintu cya mbere cy'ibanze ni uguha urubyiruko ubumenyi, skills, ubumenyi, kubaha ubumenyi mu ishuri. Niyo mpamvu igihugu cyacu cyafashe icyerekezo cyo kwigisha bose, uburezi kuri bose, kugira ngo buri muntu wese agire ubumenyi byibuze bushoboka bw'ibanze, ariko akarusho nuko yagira ubumenyi buhambaye. Tukaba icyerekezo cy'igihugu cyacu ari uko urubyiruko nibwo mubibona hafi 4,000,000 ziri mu mashuri. Urubyiruko rwinshi rero ruri mu mashuri kugira ngo rubone rwa bumenyi. Tugiye mu cyerekezo cy'igihugu cyacu aho twifuza kugera ku bukungu bushingiye ku bumenyi, knowledge based economy, niho biganisha, niho igihugu cyacu cyifuza kugana. Ubumenyi rero isoko ni ikintu gikomeye cyane twese dushyiramo imbaraga nk'igihugu. Ariko ikindi, iyo bavuye mu ishuri cyangwa bakiri no mu ishuri, tubategura dute kugira ngo bazajye kuri ya soko ry'umurimo, kubatoza kuvumbura, gushaka guhanga ibishya bakiri no mu ishuri. Mbere yuko basohoka mu ishuri, hari na gahunda nyinshi tugenda dukorera mu mashuri kugira ngo urubyiruko rukiri mu ishuri, rukiri mu ntebe y'ishuri. Ishuri ntabwo rigarukira muri classroom cyangwa ahandi gusa mu cyumba cy'ishuri, no hanze n'ubuzima tunyuramo umunsi ku wundi nabwo ni ishuri. Aho unyura, ibyo mu rugo, mu nzira utaha, umunsi ku wundi ni ishuri. Ubuzima ni ishuri ubwabyo. Misa tukiri kuri ubwo buzima bw'ishuri, bariga bagafata ku buryo, ariko ndavuga ubuzima bwo hanze hano, uruhare rwabo ku bibakorerwa bo mubona ruhagaze hehe? Kuko mushaka kuba mubibakorera hari na politiki nziza, ariko uruhare rwabo n'ubushake bisa nkaho ngira ngo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe wabivuze mu gihe cya CHOGM. Yavuze yuko urubyiruko tutarutekerereza, tutarukorera, ahubwo dufatanya. Ni nayo duhuza kuri ya nsanganyamatsiko ku bufatanye bw'abakuru n'abato. Ntabwo urubyiruko ari ukuvuga yuko ari abantu bicaye hari nka robo utekerereza ukabizana bakabishyira mu bikorwa, ahubwo ni ubufatanye kugira ngo bo barifuza iki, twe tubashyigikire muri urwo rugendo rwabo ibyo bifuza kugeraho. Ntabwo ari ukwicara, niyo dukoze politiki ntabwo twicara mu biro ngo tuyikore. Tuganira nabo, tugakora consultation, tukamanuka tukabasanga aho bari, ari mu mashuri, abari mu matsinda y'amakoperative, abari mu nzego z'inama y'igihugu y'urubyiruko, aba youth volunteer, abakorerabushake, ibyiciro byabo byose bitandukanye tubagisha inama, kuko turimo turakora ntabwo ari abagenerwabikorwa, ahubwo n'abafatanyabikorwa. Barabyumva se byibura? Urubyiruko ni uguhozaho, barabyumva. Hano baraza kutubwira, barabyumva. Ni n'abantu, ni na generation cyangwa urubyaro byibuze rufite ubumenyi kurusha ababyeyi babo. Bafite ubumenyi buhambaye, bagize amahirwe yo kwiga amashuri yisumbuye aruta ababyeyi babo cyangwa bababanjirije, kubera ko bakuriye mu gihugu kibaha amahirwe bose uko bangana, nta n'umwe uhejwe. Bari mu isi y'ikoranabuhanga, ababyeyi babo batigeze bamenya, bo bashobora gukoresha. Usanga n'abana bazi gukoresha ikoranabuhanga kurusha n'ababyeyi.
minisita bari mu gihugu cyiza bigarutseho bishimiye igihugu cyabo. Ese mwe nka minisiteri mushimishijwe n'imyitwarire bamwe na bamwe idahwitse bihagaze gute? Nibyo twaza tuvuga, turashimira urubyiruko rwinshi rwitwara neza cyane, ubona ko rwose ruhangayikishijwe n'iterambere ry'igihugu, ruhangayikishijwe ejo habo n'aho igihugu cyabo, ubona ko babyumva bakumva ni inkomezamihigo zigomba guteza imbere igihugu cyabo. Icyerekezo cyabo ari ukuhesha igihugu cyabo agaciro, gukomeza igihugu cyacu kugira ngo rukomeze ruhangane, igihugu cyacu gihangane ku ruhando mpuzamahanga, igihugu cyacu kimenyekane nk'igihugu gifite iterambere kandi rirambye. Ariko ntabwo habura bamwe bakidobya, bamwe ubona ko batitwara neza nk'uko bikwiriye, cyane cyane muri ibi bihe by'ibiruhuko, aho usanga urubyiruko rumwe na rumwe bishora mu ngeso mbi. Nta nubwo tubyita imico, buriya umuco tuwuhuriyeho twese, tuba twarabye, ntabwo ari umuco ahubwo ni ingeso mbi. Izo ngeso mbi rero tuzibona mu businzi, ukabona rwose bagiye mu kigare, bishuye mu ngeso mbi, bagiye mu nzoga basinze, imyitwarire ijyanye n'imyambarire, imyambarire itabahesha agaciro ubwabo, ariko udahesha n'agaciro n'abandi, ari ababyeyi, ari igihugu ubwabo, kuko ntabwo tubayeho ku bwacu, tubereyeho n'abandi. Tubona rero rwose abishora mu biyobyabwenge, kuko urabyumva n'izina ryabyo birahagije, birayobya. Ntabwo biguha ubwenge ahubwo birakuyobya. Ibyo biyobyabwenge ntaho bikuganisha, nta heza, kuko iyo urubyiruko rungano rwanyu babohoye kino gihugu, iyo bishora mu biyobyabwenge ntabwo tuba dufite igihugu dufite uyu munsi twishimira. Umurage rero babaha urubyiruko rw'uyu munsi ni uko baba urubyiruko bazima, abana bazima, bifuza ko igihugu cyabo gitera imbere, kuko nabo bafite ibyo bazaraga abana babo. Nituba rero twaba urubyiruko rw'ibiyobyabwenge rujya mu nzoga gusa, rugasinda, rugata umurongo, ntibugire icyerekezo, bazabyara ejo abana babaraga ibyo. Urumva aho igihugu kiba kigana. Bavuye kuri twe, turababyaye, bitwaye nabi, bagiye. Ntabwo nk'ababyeyi dukwiye kurebera, nk'abayobozi ntidukwiye kurebera, nk'abakuru babo ntidukwiye kurebera. Aho ntitwavuga ngo bo bashaka kuvuga ngo mfite imyaka 18 y'ubukure, uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugomba gukurikizwa, nkakora ibyo nanjye nemererwa n'itegeko nshinga. Icyo gihe wamuveba akagoresha ya mvugo yabo. Itegeko nshinga ntabwo ribemerera kwitwara mu ngeso mbi, ahubwo rirabarinda. Itegeko nshinga riravuga yuko hari ibintu dukorera mu ruhame, ibyo dukoze ari no ku mbuga nkoranyambaga bura ni ruhame, ni mu ruhame, ku buryo ibyo wakorera hariya byose ni nkaho wagiye mu bantu ukora ibidakwiye. Kandi hari umuco, n'itegeko nshinga bura ntabwo rinyuranya n'umuco wacu, n'imyitwarire n'indangagaciro zituranga. Ubundi mufite abashomeri bangana gute urubyiruko, minisita? Turebe ko badashobora kwishima icyo kintu ngo turashomeye, twabuze icyo dukora, tujya mu businzi no kwambara bidakwiye. Ubundi ufite izo ndangagaciro niyo aba ari umushomeri yitwara neza, kuko aba afite icyizere ko ejo ubwo buzima atazahora muri ubwo bwonyine. Mbere ya covid mu 2019, ubwo ndavuga mu rubyiruko, kuko umubare w'urubyiruko wo buri hejuru, uw'abaturage muri rusange, umubare w'abadafite imirimo uri hasi kenshi. Mbere y'icyorezo mu 2019, urubyiruko rudafite akazi rwageraga ku 19%. Igihe cya covid mu 2021 birazamuka bigera kuri 29%, kubera yuko ekonomi nyine yari ifunze. Ariko ubu twagiye tubona, kuko bijya bisohoka, ikigo kibarurusha imibare kigaragaza yuko imibare yagiye igabanuka, ubu tugeze kuri 26%. Urumva ko birimo biramanuka, kuko ekonomi kugenda ifunguka, niko imirimo igenda iboneka, niko ubucuruzi bwaguka, niko ababona ibyo gukora n'abihangira imirimo bishoboka. Turatekereza ko rero bizagenda bimanuka kurushaho, kuko ekonomi iragenda bigenda neza, bigenda bitungana uko icyorezo kigenda. Ubufatanye bw'abakuru n'abato mu kubaka isi ibereye buri wese ni insanganyamatsiko nziza, ariko urabona uno munsi uruhare rw'umubyeyi ku burenganzira bw'umwana we bungana gute? Bihera bikagarukira he? Bafatanya gute? Bihera umwana akiri mu nda. Bihera mu nda, umwana umubyeyi agitwita umwana, akagira, hari ibiganiro ujyana n'umwana, hari imiziki ushyiraho kugira ngo atuze muri we, amererwe neza, aba yumva, niko batubwira, kuko twese twarahanyuze ariko ntawe ubyibuka. Bigaragara yuko ubwo buzima ubayeho ukitwita uwo mwana, uko ubayeho bimugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Yavuka umwana ukagirana ubusabane nawe, ukamwitaho, uko akura ukamuba hafi, akakwibonamo nk'inshuti magara.
uko akura rero niyo akuza akagira n'urugo rwe ntabwo kwibagirwa ahora yibuka ko hari isoko agomba kuvomamo cyangwa asubirayo kujya kugisha inama cyangwa kubwira ibibazo bikomeye. Uyu munsi ntabwo ni uruhare ni ukureba impande zose ko si ababyeyi bonyine kandi si n'abana bonyine, ni uruhare rwa sosiyete muri rusange, kuko urubyiruko, imyitwarire y'urubyiruko ni nk'indorerwamo ya sosiyete uko imeze. Niba twitwara neza nk'abanyarwanda, nk'ababyeyi, nk'abakuru, n'abana bazitwara neza. Nitwaba urugero rubi n'abana niko bizagenda. Rero ntabwo ari ikirwa, ntabwo tuvuga ngo urubyiruko rw'uyu munsi bari ukwabo, nuko niko ni sosiyete turimo kubona amakimbirane mu miryango. Ngira ngo urabibona nayo irazamuka, za divorce cyangwa gatanya, gutandukana kw'imiryango urabibona ko nabyo bigenda bizamuka. Uko rero tubarera niko bakura. Icyo rero twavuga ku babyeyi, dushobora kuba duhugiye mu kubashakira imibereho, ni byiza, turabikeneye, ariko dukeneye kubihuza tukamenya abana bacu bari hehe, inshuti zabo ni bande, baba bahugiye mu ki, tugashakisha. Hari n'ababyeyi bajya bashakisha abakora igihe abana bari mu biruhuko, bagashakisha umwanya nabo bakajya mu kiruhuko kugira ngo bihure abari kumwe n'abana. Aho bidakunda nabyo birashoboka. Ikintu ukunda ushyiraho umutima ntabwo ushobora kubura umwanya wacyo, ugiha priority igihe cyose. Niba abana ari bo wumva ariyo priority yawe, ntabwo ushobora kubura umwanya wabo. Amasaha uziye hariyo yose, igihe cyose hari ibyo wigomwa kugira ngo bihe wa mwana. Rero turabona ko niba uganira n'abana baravuga bati ababyeyi bari he, n'ababyeyi mwaganira bati abana bo nabo bari he. Ngira ngo ntabwo twakubaka igihugu twitana ba mwana, ahubwo tugomba kubaka igihugu dufatanyije. Nibyo, mu kanya gato ndaza gutanga urubuga abifuza kugira icyo bakubaza cyangwa se nanjye abo nza guprovoka nkagira icyo mbabaza baze kubyihanganira. Myisa, mbere ko nza gufungura urubuga, iyo ubonye ibitaramo bimaze iminsi bibera mu Rwanda n'ibizahabera, ukabona imyitwarire y'urubyiruko, ukabona imyambarire n'ubusinzi n'ibindi nkabyo, bigwa cyizere cye cy'urubyiruko uyoboye, Minisita? Ntago rirarenga. Icyizere turacyagifite ku rubyiruko, kuko uri ikintu kibi cyane gikomeye mu buzima ni uguterereye, ni ukurambirwa, kuko urubyiruko ni ukurera. Iyo rero utereye ukabiva, mu cyongereza niho bavuga ngo give up. Iyo ubirekuye ukabireka ukabivaho, nta wundi uzabitaho. Ni nk'ababyeyi rero, nta kurambirwa, nta gucika intege, ni uguhozaho, ni ukubakurikirana. Icyizere kiracyahari, kuko ni abantu baba bashakisha, ni abantu baba bashaka ibyashyushye bimeze gute. Tugomba rero kubaba hafi, ahubwo tukabakebura, tukabasubiza mu nzira, kuko baracyagororwa. Igiti kigororwa kikiri gito. N'ubu twizera yuko rwose ntarirarenga, ariko imyitwarire ntabwo ishimishije. Urakoze. Muze kumira mikoro Dr. Tom Close, mumere microphone ngire ikintu mwibariza. Tom, uri umuganga, urubyiruko rwinshi gufata nk'icyitegererezo, uri n'umuhanzi hejuru ya byose, ariko nanone iyo ubonye urubyiruko rw'uyu munsi imyitwarire ubona ari imyitwarire imeze gute? Bafata nk'icyitegererezo, ntibigushobokere uze guhaguruka, ntibigushobokere. Murakoze. Mu by'ukuri umunyarwanda yaciye umugani ngo abumwe agatukisha bose. Harimo urubyiruko rumwe na rumwe, kubera ko ngira ngo isi yabaye umudugudu, hari ibintu tubona kuri internet, umuntu akareba ibintu bibera mu bindi bihugu, rimwe na rimwe wenda bidahuje umuco n'igihugu cyacu, agashaka kwitwara gutyo. Hanyuma rero iyo habaye ibitaramo, biroroshye ko amafoto akurura wa muntu cyangwa ba bantu, hanyuma bikaba byabana generalize cyangwa bigafatwa muri rusange ko ariko urubyiruko rumeze. Ariko nk'uko nyakubahwa Minisita bivuze, hari urubyiruko rwinshi ruri mu murongo, cyane yuko nshimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko urubyiruko rwashyizwe muri gahunda yo kwiyubakira igihugu hakiri kare, ndetse rutarinze kubiharanira cyangwa kubisabiriza nk'uko rimwe na rimwe mu bindi bihugu bigenda. Ugiye kureba mu gisirikare, umutekano dufite, urubyiruko rufitemo uruhare. Mu nzego z'ubuzima, abakoramo benshi n'urubyiruko. Mu nzego z'ubuyobozi, abakoramo benshi n'urubyiruko. Ngira ngo na Minisita wacu murabona ko adakuze cyane. So jyewe navuga ko urubyiruko ruhagaze neza, nubwo wenda hataburamo umuntu umwe cyangwa babiri bashobora kuba batukisha abandi. Ugifite microphone, Tom, mu bikorwa byaranze uno munsi harimo no gutanga amaraso. Minisita kigarutseho ati ku bijyanye n'ibiyobyabwenge mufite icyizere kimwe bwe ko
ejo mutazahabwa amaraso ahubwo namwe mukemanga ko atuje ubuziranenge mu gihe hakomeje ibikorwa nk'ibi ngibi mu rubyiruko ese abakuru dukwiye kubera urumuri gute abatoya? Mbonereho nshimire urubyiruko rwatanze amaraso uyu munsi n'abandi bose ndetse by'umwihariko n'ubuyobozi bwacu bwadufashije kugira ngo icyo gikorwa kibe. Hanyuma mu kigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso, kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu adatanga amaraso harimo no gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse biri mu bintu twitaho iyo turimo kureba koko ko umuntu yujuje ibisabwa. Hanyuma nk'uko ijambo ibiyobyabwenge ryitwa, umuntu wakoresheje ibiyobyabwenge ntabwo ubwenge bwe buba bukorera ku murongo wagenwe. Ibiyobyabwenge bituma hari imisemburo umubiri wacu ukora utuma uko ibitekerezo by'umuntu bisanzwe bigomba kugenda bihinduka bigatekereza mu bundi buryo. Muri make tuvuge nk'umuntu utwaye imodoka agomba kujya imbere agashyiramo vitensi yo gusubira inyuma, urumva ko ushaka kujya imbere utajya imbere. Niko n'ibitekerezo by'umuntu bimera iyo yanyoye ibiyobyabwenge. Icyo nshimira igihugu cyacu ntabwo kibishyigikira. Dukunze kubona mu makuru hari aho babifashe, hari abo bafashe babicuruza. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ingamba zihari, ariko ahantu hateraniye abantu, igihugu nk'iki gifite abantu benshi, ntihaburamo abaca inzego z'umutekano muri humye bakaba babyinjiza mu gihugu mu buryo butemewe, bakaba banabikorera no kuko hari nk'ibiyobyabwenge binakorwa bikozwe no mu bikoresho bisanzwe dusanganywe, kuko ubwenge bugenda bwiyongera, abantu bakaba bamenya ubwenge. Ni ukuvuga ngo bya bindi bajya bavuga ngo iyo abahinzi bagiye imigambi n'inyoni nazo zigiye yazo, ubwo inzego z'umutekano iyo zishyizeho ingamba, ubuyobozi bugashyiraho ingamba, ntihaburaho bakeya bashobora kubikora. Wenda nkaba naboneraho umwanya wo kuba nagira inama n'ababikoresha, by'umwihariko tuzi abahanzi batabikoresha nubwo hari abahanzi bagiye bagaragara ko babikoresha. Kimwe nuko buriya niyo tugiye aho bagororera ababikoresha ntabwo dusangayo abahanzi gusa, dusangayo urubyiruko rwo mu nzego zose. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo cyugarije twese, dukwiriye kumva ko ari igihe cyacu cyo kugihagurukira. Wabona mugenzi wawe abikoresha ntuterere iyo, kubera ko n'imbaraga z'igihugu ziba zirimo kuducika. Tuzi abo byagiye byangiriza amahirwe, bari bafite impano zikazima, bari bafite akazi bakakirukanwaho, bari bari ku ishuri bikabananira kwiga. Aho byitirwa ibiyobyabwenge n'icyo ngicyo nyine bikora, umurongo umuntu yari yihaye ukamunanira. Urakoze cyane Tom. Umire mikoro Neri Ngabo aricyo nshaka kumubaza, ugikomojeho n'ibigushobokeze guhaguruka. Ari ikintu Tom Close agarutseho avuga ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu bahanzi. Abahanzi muri public figures ni ikintu iyo ugeze kuri stage ari umwana ukiri muto uba ushaka kureberaho. Ese aho ntitwaba turimo gusaba urubyiruko rwacu kwambara neza, ariko ari wowe areberaho kandi ari wowe akunda, twe tubaha iyihe sura nziza dushaka kuba baba? Murakoze. Nk'uko hari abahanzi nyine bakoresha ibiyobyabwenge, hari n'abandi batabikoresha, ariko nk'umu public figure hari ibintu byinshi bituma umuhanzi akoresha ibiyobyabwenge. Kuraha ubu uri kuri spotlight abantu bose bakureba, abakujajinga, abanyine abakujugunya ibyo babonye byose bakutuka bikaguturugura mu mutwe. Rero iyo utabonye utimenye wowe ushaka ubufasha, twagaruka ku cya mental health, ubuzima bwawe bwo mu mutwe bukangirika, ubwo uhita ushaka uburyo ubihungira mu biyobyabwenge. Rero ku cy'abahanzi icyo nagira inama ni ukwimenya, ukamenya niba mfite iki kibazo bimeze gutya, reka nshaka ubufasha, ko leta yatanze ubufasha, nimero uhamagaraho bakagufasha mu buryo bwo mu mutwe, aho kugira ngo wishore mu biyobyabwenge. Iyo ubyishoyemo biguha escape plan y'agahe gato, wagaruka ukongera ugasanga bya realite wahungagira cyahari. Ajye ubwo wa muntu ubikoresha neza aho ntashobora kuba yarakubonye ubikoresha, niwe ndatanga urugero nagari we ndimuvuga. Ntashobora kuba yarabonye umuhanzi akunda abikoresha akavuga ngo nanjye uwabikoresha. Nicyo navugaga, nagiraga inama abahanzi. Ndagira ngo turebe uko twigaragaza muri public ubwacu, kandi tuzi ko dukundwa n'abantu benshi. Of course no kubigendera kuri no
influence abantu badukurikira kutabikoresha no kwerekana ingaruka zabyo mbi. Then kujyanye n'imyambarire ubona bihagaze gute no munsi wowe nk'urubyiruko imyambarire Ku myambarire cyangwa n'ibintu bigezweho tubyakira byo tubishimye aho kugira ngo ba minisita tuvuge ngo twambare nko kubambara gakera. Ku myambarire urubyiruko urumva iyo umuntu arangije imyaka 18 atwara ubuzima bwe aho ashaka. Rero ubwo byahera mu miryango, wabona umwana wenda wowe utabyishimiye ukamugira inama ku buryo agenda mu murongo muzima. Urakoze minisita, zimwe mu ngero dufite n'andi tuza kuganira nawe, zimwe mu ngero wenda ubumvise umva ko igihugu gifite icyerekezo, ariko nanone ikibazo twavuze cyo mu muryango uno munsi ko usanga n'ubundi umubyeyi wakabaye urugero rwiza ku mwana ahubwo nawe imyitwarire ye isa nkaho idashobotse kurusha umwana, ahubwo ukibaza n'induza guhana undi. Icyo gihe nanone aricyo tuza gukora mu muryango kandi bose ari bakuru mu muryango. ngira ngo umwana aba afite urugero areberaho, ushobora kuba ari umubyeyi, ushobora kuba ari inshuti ye, ushobora kuba ari umwarimu, ushobora kuba ari umuntu yumva akunda ibyo akora, ariko cyane cyane abasiporutife, abahanzi bo urubyiruko rurabakunda cyane kuko baba bumva bifuza kumera nkabo. Ariko nk'uko mubivuze koko bipfira mu muryango cyangwa bigatunganira mu muryango, niho umwana amara igihe kinini cyane. Ni nabyo Ngabo yavugaga ati mu muryango niba babona ntacyo bitwaye turikomereza tumere nk'uko gutyo, cyangwa nibo bazakugira inama bati ibyo ntibikwiye. Ntunamubwira akuze, ahubwo utangira hakiri kare, wabona imyitwarire ukagenda ugerageza gusubiza ku murongo cyangwa kugoragoza. Ni ukuvuga rero yuko ababyeyi nabo bashobora kuba ariko babyumva, ntabwo twarekera ngo tuvuge ngo kuko ababyeyi ko babyumva niko n'abana babyumva tubyihorere. Haba kujya inama kuko mu mudugudu ari mu mudugudu haba inama, inteko z'abaturage, haba imigoroba y'ababyeyi, haba niyo aba ari uwo muryango wabo ubwabo bafite n'abavandimwe, bafite abandi bavandimwe kuba bafite, ashobora kuba ari nyina wabo, ari nyirasenge. Umubyeyi ntabwo aba ari umwe gusa, niko n'umuco nyarwanda wari umeze cyane. Niyo mpamvu ngo byanatunganaga, umwana yabaga ari uwa sosiyete, yabaga ari uw'umuryango, ku buryo umubyeyi atabibonye neza, atabibonye nk'uko abandi babibona cyangwa babibona kimwe n'umwana, hari abandi bashobora gusubiza umwana ku murongo bakamubwira ati sibyo. Ariko ntaba mu muryango gusa, tuvuze ngo byananiranye mu muryango honyine, no ku ishuri, no mu rusengero tuvuge, cyangwa ahandi hose agera, no mu kazi hari n'izindi nshuti ashobora kugira. Agize ibyago akagira inshuti mbi hose, kuri urwo ruhererekane rwose igihugu kirahari. Igihugu kuko ibi turimo tuganira harashobora kuba babyumvise bwa mbere. Ibiganiro bicaho ku mbuga zitandukanye, ni nacyo mahirwe tutavuzeho cyane cyane urubyiruko rw'uyu munsi rufite, ni amahirwe yo kugira platform cyangwa urubuga baganiriramo, bagahura n'abayobozi b'igihugu, ari perezida wa repubulika ahura nabo muri meet the president, inama y'umushyikirano. Ziriya platform bakibariza ikintu cyose bibaza, yenda babuze n'uwo bakibaza, cyangwa ibyananiranye babona byose byananiranye bakavuga bati hari uwo twabibaza. Ntabwo rero bigarukira aho ngaho mu muryango honyine byananiranye, hari n'abaturanyi, hari n'inshuti, hari n'abavandimwe, extended family, hari n'igihugu noneho kirahari. Niyo mpamvu na babandi bananiranye bishoye mu ngeso mbi, mu biyobyabwenge, bajyanwa mu kigo bakagororwa. Ntabwo ari ababyeyi babyishyurira, ni igihugu kibyishyurira kugira ngo abana b'Abanyarwanda bamusubize ku murongo, kuko turacyamubonamo imbaraga zo kubaka igihugu cyacu. Numva rero abo mu muryango byanze, hari n'izindi nzego ushobora gufasha. Misa, nabonye kuri Twitter abantu bavuga ngo ariko se ubundi simfite uburenganzira kwambara icyo nshatse, ni kuki hagomba kuzamo umuntu hagati uza ibyo nambara binshimisha? Aho ntitugiye guteza umwiryane mu rubyiruko tuyoboye. Sintekereza ko ari umwiryane, buriya niyo ubikoze umutimanama wawe uretse warapfuye, ariko umutimanama wawe uragukomanga. Niyo mpamvu ubona hari abambara imeze nk'ibirahuri, ukareba ukageza hakurya iriya, nawe ubona adafite amahoro. Hari uwambara ibirebire bikagera ku birenge ariko bigapasura bikagera hano mu irugo, nawe ubona yabuze amahoro agenda. Ikintu kitaguha amahoro, kuko kwambara ni ukugira ngo wumve uberewe, ugenda neza, uri confident cyangwa wumva ufite icyizere. Ariko nawe ubona nta mahoro afite, yibumbabumba cyangwa igenza gute,
ukabona ko nawe umutima nama urakomanga ukamubwira kuko umutima nama niho haba indangagaciro niho zicara nubona umuntu yabuze amahoro agira gute jya umenya ko indangagaciro cyangwa wa mutima nama uracyakora ariko ni pressure ni influence imuzengurutse ni nabamuzengurutse yumva ko agomba gufitinga in kumera nk'abandi bose ariko umutima nama urimo amubwira ngo ntago ari byo bikwiriye ntago yari ukuvuga ngo ntago tuzaba hari byo bita mu cyongereza permissive society societe yikorera ibyishatse ikazinduka igakora ibyishatse byose kubona uburenganzira hari aho uburenganzira bwawe bugarukira bukaza kugongana n'uburenganzira bw'igihugu cyangwa n'uburenganzira bw'abandi tugomba rero kuzuzanya tugomba gufatanya nayo yansanga amatsiko ivuga ubufatanye bw'abakuru n'abato ntago ari uguhangana ahubwo no kuzuzanya ntago ari uguhangana ahubwo no gufatanya kugira ngo twuzuzanye kuko turifuza gukiraga iki gihugu abana bacu urubyiruko ejo ruzarubyikomeza nabo ruzaraga abana babo ruzabatoza izi ndangagaciro dutoza kuko natwe twazikuye ku bakurambere bacu za ndangagaciro tuvuga z'ubupfura z'ubunyangamugayo z'ubumwe zo gukunda igihugu zo gukunda umurimo izo zose nizo tugira nk'umurage dukura ku batubanjirije tuzakomeza tukaziha nabonye bamwe muri fite abana babebe bato nizo mu batoza kandi umuto ntago atozwa ibyo umubwira atozwa ibyo ukora atora ibyo ukora akora ibyo ukora akabikora ahubwo warabikora kukurenza iyo ufite imyitwarire myiza abikubamo kabiri iyo mfite ingeso mbi abikubamo kabiri urabyumva rero niyo mpamvu rero urubyiruko kuko nabo batangiye kubyara bakwiye nabo kuba urugero rwiza kugira ngo abana babonereho urugero rwiza yes bampere micro Jacques Tuyisenge ariko mu kanya gato minister umuntu ashobora kuza udukurikira ashobora kwibaza ngo ubundi ari itegeko rimpana cyangwa se rimbuza gukora ibyo bintu uza kugira icyo bitubwiraho Jacques n'ibigushoboza uze guhaguruka benshi mu rubyiruko babaribaho nk'igitegerezo nk'uko twavuganaga na Dr Thomas twavuganaga na Ngabo ariko iyo umuntu aje kugufana ubwawe ubona yishimye ni byiza ko ufite umuntu ukuri inyuma ariko ukabona none hari icyo akubonamo wowe ni iki dushobora gushyiramo agatanga tukabreakinga ku buryo tudashobora kuba transition tukaba impamvu yo kuva mu bibi tugana ku bindi bibi cyangwa se bibi tujya ku byiza twakora gute murakoze ku bwanjye ikintu navuga nibyo twe gusanga dufite urubyiruko rwinshi rutureberaho kuko tuba twaragize ayo mahirwe yo kuba twagera ku rwego ruri hejuru abantu bose batureba batwishimira duha ibyishimo ku buryo usanga n'urubyiruko rwifuza kumera nk'uko tumeze ni nayo mpamvu biba bidusaba ko twebwe tugomba kugira icyo tubereka cyiza bagomba kuzakurikiza kuko akenshi wenda ngewe navuga nagize amahirwe wenda maze igihe gisa nkaho kitari gito mu mupira w'amaguru hari generasiyo nasanzemo iri hejuru yanjye banduta hari na generasiyo twagereyo muri bamwe bavuye mu mupira hari na generasiyo nayo iri kuza ubu ngubu ni ukuvuga izo generasiyo zose nabashije kuzirebaho navuga yuko akenshi twebwe ikintu tugomba gukora nk'urubyiruko cyane cyane bareberaho ni uko tugomba kubereka inzira nziza tugasa nkaho duhari iyo nzira nziza ari barumuna bacu barimo baraza bagomba kuzakomerezaho abo muri kariyeri imwe bananiwe gukomeza no mwuga hanini usanga ibyo tuvuga bifite aho bihuriye nabyo hari ababa barananijwe n'ibi tuvuga byo kutimenya cyane cyane nibyo rwose birahari kuko navuga yuko mvuze mu myaka yatambutse ntabwo u Rwanda rwigeze rubura abana bato bafite impano bazi umupira wanabonye ko akenshi usanga igihugu cyabatakaje amafaranga menshi bakiri hasi ariko bagera kuri rwa rwego tubakeneye tuvuga igihugu kibakeneye gutanga umusaruro ugasanga nabahari akenshi usanga nizo mbogamizi baba barahuye nazo usanga ubuto navuga urubyiruko rukabashuka bigatuma ya mpano yabo ibyo hagombye gukora batabikora kubera ko bahuye n'ibyo bishuko wenda navuga bijyanye n'imyaka yabo niko nabivuga bigatuma igihugu kibahomba kandi cyari kibakeneye mu gihe bari bamaze gukura urakoze cyane umere mikro Karangwa
se wa se agira icyo adufasha ku bijyanye na social media uno munsi niho bibera kuko usanga ibitaramo byose turabyamaza kuri social media byose bibera kuri social media n'urubyiruko uno munsi urabona bafitanye isano ki cyangwa niho isi y'urubyiruko yibereye ubundi. Ndagira ngo mbashimire kubw'ikiganiro. Hanyuma tugiye ku kibazo mwari mumbajije, social media ni yindi si abantu twisanzemo kandi tugomba kubyaza umusaruro kugira ngo tubeho turama. Ntabwo ibiberaho byose biriya byonnyi bibaho bimunga abantu ndetse n'intekerezo zabo, tugomba kubihobera kugira ngo aribyo bituyobora. Ahubwo umuntu nyawe ufite uburame ndetse n'intekerezo zifite icyerekezo agomba guhangana nabyo akabicamo. Niko kugira ubupfura ndetse nako kugira ikinyabupfura, kubera ko ikinyabupfura nicyo muntu. Rero social media irahari, ntizanavaho, hazaza n'izindi. Ahubwo ikintu dukwiriye gukora ni ukuyikoresha neza, tuyibyaza umusaruro kugira ngo tubeho, ndetse imirage uko izagenda ihererekanya, abazadukomokaho bazamenye ko base bayikoresheje neza aribwo butwari bagize kugira ngo babashe kubaho. Rero ntabwo igomba kudutsinda. Naguciye mu ijambo, n'abapostingira amafoto tubona yuko zasone kuri social media zitandukanye baba bumva ko bari mukuri. Aho ngaho ntabwo harimo ikibazo. N'uwiba nawe ashobora kugukeka ko ari mukuri, n'uwicaye akeka ko ari mukuri, ariko n'amategeko arabihana. Nta nubwo n'umuco ubyemera gushyiraho amafoto y'urukozasoni ubwabyo n'uburyo bivugitse, ntabwo ari ubupfura cyangwa se nta nubwo ari n'ubunyangamugayo. Kandi burya icyo dukwiriye guharanira ni za ndangagaciro minisitiri yahoze avuga, kugira indangagaciro z'ubutwari, ubwitange, mbese kuba umuntu nyamuntu. Rero bariya bashyiraho amafoto y'urukozasoni ntabwo dukwiye kubashyigikira, ahubwo urubyiruko rukwiriye kubaganza rukabereka ko icyerekezo cyarwo atari ukwambara isoni. Tuyisenge bakomere microphone. Epifani arahari? Yes, bakomere microphone. Njye mbwire kuri social media imihanda duhuriraho twese, ijambo gutwika ko ryakomeje kuba gutwika, turashaka kumenyekana cyane. Aho turabuza gute kumenyekana, gukorera amafaranga se wase yavuze, ndetse no gusigasira indangagaciro zacu? Niki kiza kuza mbere? Nge nshonje. Murakoze cyane. Mbere yuko yenda ngira icyo mvuga ku byo mwari mumbajije, ndongera gushimira ubuyobozi cyane cyane minisitiri w'urubyiruko kubw'umwanya mwaduhaye kuganira n'urubyiruko, ni iby'agaciro cyane. So ngaruke rero ku kibazo mwari mumbajije, hari ugutwika, hari ugukorera amafaranga, ariko buriya ibyo byose tubikora kuko turi abanyarwanda, dufite igihugu kandi dufite n'indangagaciro zituranga. Ikindi nabwira urubyiruko, yes, ziriya mbuga nkoranyambaga hari urubyiruko tuzi rukoreraho amafaranga kandi bitunze, banahaye bagenzi babo akazi. Icyo ni ikintu cyiza nanone twavuga. Nk'uko nanone Karangwa se wase nawe yabivuze, imbuga nkoranyambaga zizakomeza kuvuka, kandi ni na byiza ko ari bumwe mu buryo nanone buzakomeza kuza bukomeza kuba isoko yo gutanga akazi ku rubyiruko. Tukivugwa ko hakiri ya gap ko nyine hari abadafite akazi. Ariko noneho tugaruke ku kintu cyo gutwika. Uyu munsi umuntu ashobora gutwika kuko yumva nyine nta muntu umuyobora, nta muntu ugira gute, uracyari muto. Ariko ikintu naje gusanga kibi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, ntabwo zibagirwa. Ikibukoze nyuma y'imyaka 10 umaze kugira umwana w'imyaka 7 ukubaza mama papa, azakubwira uyu yari wowe, kuki icyo gihe ntabwo uzabona rero icyo umusubiza. Bizagutera isoni, ahubwo nicuza icyatumye ubikora mu gihe wumvaga ko ari uburenganzira bwawe. Rero umenye ko aho uburenganzira bwawe burangirira niho ubwa generasiyo y'ahazaza butangirira, kandi bazarebera ku byo twakoze. Nituba twarakoze nabo, ubwo nabo bazazamukira muri kwa gutwika, bakomeze batwika ubundi u Rwanda rw'ejo hazaza. Murakoze cyane. Ntituzarutwike rwo nta kibazo. Icyo mbivuga. Yego minisitiri. Agize neza Epifani aravuze ngo amateka azatubaza. Uyu munsi tuvuga amateka y'ababohoye igihugu, urubyiruko bagenzi banyu icyo gihe amateka ahora bavuga ko babohoye igihugu.
tujye duha twibuka ngo ese twebwe amateka azatuvugaho iki, azadukomanga iki. Biriya byo gutwika dushobora gutwika neza, buriya dushobora gutwika bariya bahora bavuga nabi igihugu cyacu tukabamara. Kuki tujya gutwikana hagati yacu? Kuki dutwike bariya bahora bavuga nabi igihugu kuri ziriya mbuga nkoranyambaga, tubatwike bagende babure n'ikindi bongera kuvuga, tugashyira izo mbaraga zo gutwika tugatwika bariya bashaka gusenya igihugu cyacu bahora bavuga nabi igihugu kandi duhari, aba ariho dushyira imbaraga. Iyo miriro igenda ibatwike maze urebe ukuntu igihugu cyacu gitera imbere, ntibazongera no kugira icyo bavuga. Urubyiruko rwose aba bari kuri social media duhanze amaso bariya, uko gutwika duha tuvuga tugatwika bariya, kandi birashoboka. ahubwo nahize ko imvugo yacu twamuzimije minisita atamenye ibyo ari byo. maze kumenya microphone Claude Karangwa aze kudufasha. Social media iriya imihanda duhuriraho ni myiza cyane, tuba tumenya amakuru, ariko nanone twakora byinshi cyane bitari byiza pe, byinshi cyane bitari byiza. Uno munsi ubona ababyeyi ari ukuntu bashobora kurimita abana babo kujya kuri ino mihanda ya social media, ku buryo iyo bavomaho biba ari iby'agaciro kurusha ibyo twese turohaho. Okay, murakoze. Ikintu kimwe navuga, social media yaje vuba kandi ubona ko urubyiruko ruyibonyemo vuba kurusha abakuze nk'uko warubivuze, ariko nanone hari igihe usanga barabaye addictive kuri izo mbuga nkoranyambaga. Niho dusanga hari ibibazo bitandukanye, cyane cyane mental health problems nk'uko babivuze ba Niringabo. Ugasanga rimwe na rimwe nanone umuntu asa nk'utaye isi asanzwe abamo, ntaho umwanya famiye ye, ntaho umwanya inshuti ze, ugasanga umwanya wose aromara ku mbuga nkoranyambaga. Rimwe na rimwe ntanatekereze n'icyamuteza imbere. Izo mbuga nkoranyambaga amaraho igihe kinini, ugasanga nta nubwo atekereza uburyo yabyigiraho, kuko social media zigira ibintu bitandukanye, yaba ari ibyigisha, yaba ari ibisenya, yaba ari information, byose umubyeyi ashobora kumuhwitura, kuko umubyeyi ashobora kubwira ati umunsi wenda nubyuka uze kubanza gukora imirimo iyi ngiyi ubone kujya ku mbuga nkoranyambaga, ariko amahitamo uko kurimita. Ngewe hari umubyeyi umwe nzi wafataga abana bakababwira ati kuva saa 2 kugeza saa 6 ndafata telefone zanyu mukore imirimo isanzwe muri vacances, après noneho muzikoreshe, nyuma tuze no kugira igihe cyo kuganira. Urumva ko igihe umubyeyi nawe yaba addictive ni ikibazo cyane, kuko nanone turabibona, ukabona umubyeyi nawe akiva mu kazi no kutafata telefone, ntagaganirije abana. Rimwe na rimwe usanga n'uwo nguwo uri kubwira kuba yagira inama uwo mutoya nawe aricyo kibazo afite. Ramek, bakomere microphone gatoya. Microphone turabona kuri social media abantu batukana. Usi nabyo turavuga ngo nibyo twatojwera. Ibi bitutsi tubona kuri social media, umuntu afite icupa, ari proud yo kwifotozanya icupa, ari proud yo kuba yambaye usanga niteye kurashoboye nuko bishobora babyita. Urabona byo biganisha he urubyiruko rwacu rujya kuri mbuga nkoranyambaga, cyane cyane barumuna bacu? Dufite abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga n'ibyo koko, ariko tukanagira abazikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abazikoresha neza ubundi mufite amafaranga mubonamo ubundi cyangwa? Abazikoresha neza dufite amafaranga zitwinjiriza, abazikoresha nabi nabo bafite ibibi isi zababaza mu myaka izaza. Hariho abazikoresha, kwanza imbuga nkoranyambaga ni nk'icyuma umuntu ashobora gukoresha ahata urubuto rwo kurya, undi akagikoresha akeba mugenzi we. Hari abahitamo rero kuzikoresha mu buryo bwubaka, hari n'abahitamo kuzikoresha mu buryo busebanya, butukana, ndetse binarenga urugero bikagera no gutuka igihugu, gutuka inzego nkuru z'igihugu, bikagera no ku mukuru w'u Rwanda. Hari n'abahisemo kuzikoresha neza, tuvuga ibyiza by'igihugu cyacu, kandi birahari byinshi cyane. Abashya rero bagenda baza ku mbuga nkoranyambaga, ntekereza ko bakwiye gutekereza ko abana bazabakomokaho bazatekereza icyo base na basekuru bakoze kuri izo mbuga, kuko ziriyongera, ziraba nyinshi. Ariko namwe muzikoresha ahanini nimwe mwamamaza bya bitaramo bajyamo ejo mu gitondo, ukabona ahubwo ntabwo ni mu gushinja aho, ariko noze ko nyumva nabi, ugasanga twe tuzikoresha n'ubundi ni twebwe dushyiraho y'amafoto yabaye twabonye atameze neza, tuvuga ngo dore hari hahiye, ingero nk'izo ngizo. Ni ukubera iki twe tutakirinda? None
ntekereza ko atari twese hari abemera gufata ibyo bamamaza kuri izo mbuga ariko hari natwe ushobora guha publicité umuntu akayireba akavuga ngo iyi ngiyi ntabwo nyamamaza urayigumana kubera indangagaciro umuntu yahisemo n'umurongo yahisemo wo gukoreraho. Hari n'ababyemera kuko urabyumva muri sosiyete abantu baba bafite imyumvire itandukanye. Hariho abemera bakamamaza buri kintu cyose bashaka amafaranga, ariko twebwe tugahitamo yuko amazina yacu abana bacu batazabona twaragiye mu bintu bisebetse kandi turi abagabo. Mbere ko tuzagaruka kuri minisita umere microphone hari umuhanzi nshaka uri imbere yawe umuhanzi uri imbere yawe rwose umere microphone izina rigiye gatoya urakoze haguruka nkwibarize ndashaka kugaruka kujyanye n'imyambarire Bwiza tujye ku myambarire tubona ama video dukora hano hanze ni meza pe turashima akazi kanyu aguka nta kibazo nkwibarize turashima ama video tubona hano hanze ni meza cyane mukora amafaranga abantu batandukanye ariko cyangwa nibeshye kwizina nagariwe sorry tugira amazina nta kibazo ndakubaza nawe Bwiza nago yaje ariko ngira ngo Muhiza Nina fata neza microphone yanjye nitwa Muhiza Nina Muhiza Nina uri umunyeshuri umunyeshuri abanyeshuri no munsi dufite ikibazo abo dufata nk'ikitegererezo nibo ibyo batweretse nibyo dufata nibyo tumira bunguri ko kiduhitamo kumira bunguri tutabanje gushungura kuki tutabashije kuyungura ibyo dushaka akenshi nk'abanyarwanda cyangwa nk'abantu ibyo dukunze turabyigana abo dukunda tubasubiramo tuvuge for example niba ndi umufana wa Niyongabo ndi kumureba kuri televiziyo mu ndirimbo ze akoze iki n'iki akoresheje umukobwa umeze gutya nuko ubwo kuko ndi umufana wa Niyongabo nkabona ari byo n'abandi bantu bakunda cyane n'abandi bantu nyine ari byo bashishikaye kureba nanjye rero nzabikora kugira ngo numve nyine yuko nanjye nkunzwe nanjye ngezweho nyine ari byo biri cool nkuko abantu nkuko abagenzi banjye babyita so akenshi nzabisuramo nabanje gutekereza nyine kuko aho ageze ubu ngubu ni ahantu ntaragera so nzavuga ati aho ageze ubu ngubu ni uko biriya binakora biri kumufasha nyine kugera kure so nzamusubiramo no kuvuga ngo ibyo batubwira niba kutubuza uburenganzira bwacu ngo twambare twikwize kandi mu by'ukuri mu myaka yanyu murashaka kwambara bijyanye n'igihe mugezeho twese dufite choice ni blessing nyine twahawe ya choice right dufite freedom umuntu akora icyo ashaka ariko akenshi the youth nyine abateen nkatwe bafata kuba independent babishyira at a certain extent nyine bakaba arrogant bagata ubwenge nyine urumva nyine ugasanga ngo kuko ngejeje iyo myaka inyemerera kuba independent nzakora icyo nshatse kandi akenshi ibyo bintu biratugaruka kandi kuko ndi umunyarwandakazi mfite iryo jambo u Rwanda nyine mu wondi we ntabwo aba ari njye nyine ndi gusebya so nyine yego abantu the youth bara rebelling banga kubwirwa nyine kuba umuntu abasha kumbwira ati kora iki n'iki nyine umuntu ahita avuga ati kubera ikintu ubuzima bwanjye it's my life after all ariko akenshi biratugaruka kuko tuba turi no gusetingira example abandi bantu so kuba independent ntabwo ari ko kuba arrogant hari certain level bigeraho ukanyine independence ijyanwa no kuba mature so nigo okay urakoze cyane no umunyeshuri Muhizi Nina Trina no umunyeshuri muri Riviera High School akoze cyane mwaka wa gatandatu urakoze cyane nari mwibeshyeho na Bwiza niyo mpamvu Minister ikibazo rigeze kubazaho mbere kijyanye n'amategeko ubundi amategeko hari ashobora guhana bene bino bikorwa tubwirirwa kutajyamo cyangwa n'ubundi turababwira gusa ariko ejo nakubwira ngo nategeko rimana aracyo uzamutwara ubundi ntwagashyize imbere guhanwa mbere na mbere kuko nta nubwo turagerageza ngo binanirane amategeko yo y'imyitwarire y'urukozasoni nk'uko mwabivuze idakwiriye ari ibyo biyobyabwenge n'amazina yabyo murabyumva kwaganisha mu guhanwa ubundi afite amategeko abihana ari muri panel code cyangwa mu itegeko nshinga biragaragara ariko cyane cyane ntabwo tujya tuyibandaho ngo tuyatindeho cyane uzahanwa
ni nk'aho ari isosiyete yo koporisinga gutya ngo nutabigenza utya turaguhana turagufunga, ntabwo aricyo cya mbere. Cyane cyane iyo uganira n'urubyiruko babasobanurira kugira ngo babyumve. Iyo abyumvise akabishyira mu gaciro, akumva agaciro kabyo, akumva akamaro kabyo, ntukeneye kumwiruka inyuma, arabyumva. Kuko uko umwana umutoje niko akura, uko ibyo umubwiye akabireba akabona bifite agaciro, arabyumva, nawe ashobora gufasha bagenzi be. Ntabwo rero nshaka cyane cyane gutinda ku mategeko, urahanwa, urafungwa, ahubwo ni ukubwira wa mutimanama wabo kugira ngo bumve yuko koko barabizi, nta nubwo bikeneye kuba umuntu yabirondora, barabyiyumvamo kuko niyo asohotse mu rugo. Arabahoze baduha ubuhamya yuko hari ubwo basohoka mu rugo bajya muri house parties, bakagenda bambaye neza nk'umukobwa mwiza nk'uko bose bameze neza, cyangwa abasore beza bambaye neza bafite agashakoshi, akambara neza, hari utundi turi imbere, yashyika ahantu agahita akatira ahantu agakuramo bya bindi mama yabonye na papa akabishyira mu ishakoshi, agahita yinjira asukundi. Yajya kugaruka abona n'ubuzima buri dabo, ubuzima bw'ikinyoma, ubuzima butari nyabwo. Ntago wumva n'umutima nama wagukomanga, aho uvuga ko se ubu nzahereza muri ubu buzima bw'ikinyoma. Urumva ko nawe ababizi ko ibyo agiyemo atari byo. Niyo agiye muri izo ngeso mbi, babwira ababyeyi ati mpa amafaranga ngiye aha n'aha, tugiye muri bagenzi bacu kubasura, aba yabwiye ababyeyi ibindi agiye mu bindi. Urumva ko nawe abizi ku mutima. Ntabwo rero kuvuga ngo ntabwo bazi ukuri, kuko ukuri guca mu ziko ntigushya, ukuri kurakomanga, ukuri kurakwibutsa, ukuri kurakomeza nyine ukabyanga ukawucecekesha umutima, ariko ukakubwira ngo ntabwo ari byo. Rero nagira ngo rwose icyo nagiraho inama urubyiruko rwose ni ukumva bakagisha inama icyo babona kidakwiriye cyangwa babona batasobanukiwe. Tuzi ko hari n'abana birera, tuzi ko hari n'abana kubera amateka y'igihugu cyacu, tuzi ko hari n'abana birera, imiryango iyobowe n'abana, ugasanga yakuze gutyo ntawe umubwira, ariko ntabwo ari nabo bangirika, nta nubwo aribo bitwara mu ngeso mbi cyane cyane, usanga ahubwo bafite uburere kandi baragiye babutora hirya no hino. Nguyu umwana umunyabwenge y'umusize hajya arinogereza, umwana y'umusize arinogereza, kumva ibintu akabikurikiza akinogereza, akagera n'aho ababyeyi bandi cyangwa aho abandi batageze akagerayo. Ariko nagira ngo nshimire hano abafite izi mbuga nkoranyambaga, benshi bazikoresha neza cyane. Nk'urugero Claude Karangwa yahuje bagenzi be bajya gusura hariya kuri campaign against genocide ku Gicumbi, amateka yo kubohora igihugu cyacu, ku ngoro y'amateka yo kubohora igihugu cyacu, arabazana ku mbuga nkoranyambaga iminota mike. Nagiye kumbona baragwiriye, babaye benshi cyane, bati turashaka ko bagabanya ibiciro, tuvugana n'ikigo kibishinzwe, bagiye gusura. Nk'ibyo bikorwa ku mbuga nkoranyambaga, kujya gusura amateka y'igihugu cyacu, bavuye hariya ku ngoro y'amateka yo kubohora igihugu, bagiye ku Murindi, mushobora kujyayo mukahasura mukoresheje za mbuga nkoranyambaga, mukaraho igihugu cyacu cyavuye, mukajya Gikoba, agasantimetero karaho igihugu cyacu cyavuye, kikaba ari igihugu uyu munsi twishimira. Aho hose hari amateka akomeye cyane, bakazenguruka igihugu, y'amafoto bafashe bakagira visit Rwanda kugira ngo abanyamahanga baze basura u Rwanda rwacu. Izo mbuga nkoranyambaga zakoreshwaho n'ubucuruzi, izo mbuga nkoranyambaga zamenyekanisha ibyiza by'igihugu n'ibindi, kandi ushobora no gukuraho n'ubumenyi bwinshi cyane. Ushobora kwiga ukaminuza kandi ukoresheje izo mbuga, ukoresheje izo platform zitandukanye. Ariko hari ababivuze ngo n'ubugi bubiri, ushobora kubukoresha nabi cyangwa ukabukoresha nabi, ushobora kukubaka cyangwa bikanagusenya. Turaza gutanga umwanya tubaza ibibazo mu minota mike dusigaje, n'abafite ikibazo rwose turaza kwakira ikibazo nka kimwe cyonyine bitewe n'umwanya dusigaje. Minister, aho nta kintu cyaba kitabahugije, kitabakipinga bize, gituma babura icyo bakora bakisanga muri bino bintu? Mu biruko mwateganyije iki nk'urubyiruko, cyangwa se abatari mu biruko n'abandi basanzwe badafite icyo bakora? Ntabwo urubyiruko rw'u Rwanda rukwiriye kuba ruri aho rudafite icyo rukora, kuko hari byinshi byo gukora. Hari gahunda twatangije mu biruhuko, intore mu biruhuko, dufatanyije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, na Minisiteri y'Umuryango, na Minisiteri y'Uburezi, n'abafatanyabikorwa benshi cyane cyane, kugira ngo inzego z'ibanze ziturebere mu murenge, mu kagari, ese n'iki bifuza ko buno rubyiruko rubafasha, bakaba bafasha inzego z'ibanze, bakaba bafasha abikorera. Ari ibikorwa bateganyije, dushobora kumva yenda bagiye kuganira n'ababyeyi bakuze bari aho muri uwo mudugudu, cyangwa se bagiye kwiga nk'aba bafite ubumenyi, kwigisha ikoranabuhanga
mu bigo by'amashuri, muri santere z'urubyiruko, byibuze urubyiruko rukagira ikintu rutanga nk'umusanzu mu kiruhuko, kandi nabyo babyishakamo bijyanye n'ibibazengurutse babona bikenewe gushyirwa mu bikorwa cyangwa gufasha igihugu cyabo. Hari ukwiga kuko kwiga ntikurangira, niyo waba urangije uri mu biruhuko, ari mu biruhuko, kwa kundi twahoze tuvuga mu mbuga nkoranyambaga, ushobora gushaka nka kosi wakwiga ukoresheje ikoranabuhanga, ikiruhuko kikajya kurangira cy'ukwezi cyangwa cy'amezi 2 ufite akasatifika wiyongereyeho ku bumenyi, ku buryo uba uri competitive ku isoko y'umurimo, uba ufite akarusho urusha abandi mwize mu ishuri rimwe, mwize amashuri amwe, mwese mwakoze bimwe, mufite amanota angana, ariko wowe ufite akarusho kandi wize mu kiruhuko. Hari byinshi rero bakora no gufasha ababyeyi. Burya gutoza umurimo bitangirira mu rugo, si ukujya gukora akazi gahemberwa gusa, ariko nako ushobora gufasha mu rugo. Ntituryame amasaha kugera saa 4 saa 5 nguze ku meza gusa, usanga ibintu byose byatunganye ukongera ukabisiga ku meza ukigendera ugasubiraho ukaryama, ngo uri muri yishyuza ibihe byose wakoze ku ishuri. Tugomba gukora amasaha menshi kurusha ayo turyama, kuko igihe twaryamiye cyose ubaze igihe umaze uryama ugashakamo igishoro, nubwo nabyo kuryama nta kibazo kirimo, bituma ugira ubuzima bwiza, ariko ibirengereye nabyo ntabwo biba ari byiza. Nibyo bambwiye ko minota twari dufite igeze, izabayo Marie Imasi turi kumwe, wanyemera munota mu cyangwa amasegonda 30 inama wagira urubyiruko wowe nk'umukinnyi wa basket ni yihe? Murakoze. Inama nabagira nk'abari n'abategarugori nkanjye ni ugukoresha ama platform bafite neza, juste bakagira focus. Icyambere aba ari amashuri. Nagize amahirwe umukino nkina n'abantu bari intellectuel banyura mu bigo bitandukanye, akenshi by'abapadiri usanga ari byo bigo bikomeye mu bintu bya siporo z'amaboko, bakabaye bakoresha amahirwe bagize, abari abantu bize bagakoresha izo platform zabo nk'abantu bize, kuko hari abantu benshi baba batureberaho akavuga ati nditwara nka kanaka kuko yambaye gutya nanjye niko ndambara kuko mufana. Rero twakabaye twitwara neza kuri izo platform, kandi ikindi kintu nabagiramo inama ni ukugira focus, kureba intumbero z'igihugu cyabo, ntibavuge ngo kanaka nabonye yambaye uku nguku nanjye niko ndambara, kandi mu ndangagaciro z'igihugu cyacu bitarimo. Turebe indangagaciro z'igihugu cyacu tujyane nazo, tugifashe mu bintu byagiteza imbere, apana kwiyandarika ku ma platform agiye atandukanye. Ikindi kintu nabashishikariza ni ugukora amasiporo, n'ababyeyi bo mu rugo kujya bashishikariza abana b'abakobwa gukora siporo, kuko birafasha, biruhura mu mutwe. Ikindi ntabwo abona umwanya wo gutekereza ibyo bindi cyane, kuko siporo akenshi umuntu avamo ananiwe akeneye kuruhuka, usanga umwanya wo gutekereza ibintu bidafite umumaro atawufite cyane. Nashishikariza rero ababyeyi, siporo ntabwo ari umukino, siporo ntabwo ari ikintu cy'ibirara, nyine ibintu bikorwa n'ibirara ubu byarahindutse, ni ibintu bikorwa n'abantu bari intellectuel bize, bakabaye bashishikariza abana babo amplisi abakobwa gukora siporo kuko birabafasha mu buzima bwa buri munsi. Minisita, amasegonda 30 wakoze cyane, amasegonda 30 inama waha urubyiruko cyangwa se ijambo bageza ku rubyiruko kuno munsi mpuzamahanga wabo nirihe? Murakoze, ngira ngo ibyo abajeni bagiye bavuga n'urubyiruko bagiye bavuga rwose birashimishije. Muri ibihe by'ibiruhuko babikoreshe neza, bafatanya n'ababyeyi bagisha inama, bihugura mu bwenge no mu bumenyi, ariko bakora na siporo. Uretse kuba ari ukuruhura umubiri, ariko bituma n'ubwonko bukora vuba cyane, ukabona umuntu arakora neza kurusha uko yatakoze siporo. Nagira ngo rwose nsaba urubyiruko ko aribo mizero y'igihugu cyacu, ntabwo twifuza, ntabwo tuzarebera. Nagira ngo nsabe rwose ababyeyi kugira ngo dukomeze tube maso, dukurikirane abana bacu bari hehe, barakora iki, inshuti zabo ni bande, barajya mu biki, kugira ngo two kuba indorerezi. Ntabwo dukwiriye kuba indorerezi, ahubwo dukwiriye kuba dufasha kurerera u Rwanda. Ku rubyiruko ni amizero y'igihugu, bakomeze babitekerezeho. Umusizi inkuru cy'imusozi, n'icyo usize bazakwibukiraho. Ntabwo tuvuze kugiye, ariko turavuga muri iyi myaka yawe, kuko urakura ukava ku cyiciro kimwe ukajya ku kindi, tuzakwibukira kuki muri iki cyiciro cy'uyu munsi. Abacuruza rero ibiyobyabwenge nabo bamenye yuko igihugu kiri maso, cyane cyane babandi baha abana inzoga mu tubari, mu tubyiniro, hari ugusaba indangamuntu mbere yuko binjira kugira ngo barebe ko ukwije ya myaka, ariko n'uyikwije ntabwo akwiriye kwiyandarika. N'umuntu mukuru n'abakuru bari mu myaka 30, 40, 50, wa wundi ugenda yandika 8 mu muhanda, nawe amenye ko atari byo. Ntabwo arizo ndangagaciro ukwiriye kuburaga abana, nubwo babikora cyangwa tukababona mu nzira tubigaye, ntabwo ari byo. Nibyo biturukaho ya myiryane mu miryango, y'amakimbirane nahoze mvuga mu miryango, gatanya n'ibindi byose bituruka kuri ibyo byose, iyo myitwarire.
gusoreza ku rubyiruko nabasabaga rwose kuba baba urubyiruko rubereye u Rwanda. Yes, abe urubyiruko rubereye u Rwanda, mumfashe tushimire minisitiri. Murakoze cyane. Minisitiri w'urubyiruko n'umuco Afande kaberetse kutubwira ko umuntu usinda mu ruhame ari itegeko rimuhana. Ubwo byo minisitiri asorejeho kugira ngo nabyo tubibike neza, tubibikana, ariko n'abakoresha imbuga nkoranyambaga dukora ibintu byiza ku mbuga nkoranyambaga kuko ni benshi batureberaho, ariko n'abazaho bwa mbere namwe mugende muriba ingero nziza. Reka nshimire rero badufashe kugira icyo kiganiro kibagira gatanu, nshimira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.